ariko Imana nigendana n'ikibazo yari afite, yari afite ikibazo cy'imyambaro n'ibyo kurya. Arafite Imana nibana nawe ikanshoboza urugendo, ikampa ikenewe mu rugendo, hazagira umugisha akazagaruka kwa data amahoro. Imana izaba Imana yawe. Ndashimira Imana yaduhaye imbaraga zo mu mutima, imbaraga zo mu mutima icyo kintu gikomeye cyane. Turashimira Imana gera muri 6 bamwe bari Imana bana nanjye turafatanya mu ntego nyinshi twabaga dufite zo kubaka ubwami bw'Imana. Aba bantu ntabwo bigeze bantereranya, bafashe amaboko tukana umurimo w'Imana. Abantu bageze Bushoga twubatse urusengero rwiza, nta muterankunga tugeze tubona badufashije. N'aba bantu cyane cyane bafashe ubutunzi bwabo kubaka umurimo w'Imana. Ni imisozi myinshi twazamutse, ibibaya byinshi twagiye dutambuka, ni imisozi y'amashimwe twabayeho turafatanya, ariko ntabwo bigeze bava ku Mana yabo. Amen. Kandi ikiri ntabwo bigeze baterana n'umushumba wabo. Iki ni ikimenyetso Bushoga ni ahantu harimo akagendo abantu bajya bajyayo, ariko ubona aba bana batoya, aba bakecuru, aba bagabo, aba byabitse n'ijoro bakaza nta matike tubaha, ari urugendo rwa buri munsi. Aba bantu bamaze ahangaha amezi 5 bagenda mu gihugu. Bagira ngo bashimire Imana, tuyikomere amashyi yabashoboresheje, yabahaye umutima. Kandi ikindi gikomeye, namwe ndabashimira Imana ibamugisha. Nasabye umushumba baze kumbabarira aba bantu tuze kubasengera, tubasengere umugisha, kuko ora no umusore ntarashaka. Harimo ababyeyi benshi bakuru badahari, baje bibuka n'abandi.